bitabye Imana bagiye gusezerana imbere y'Imana kugira ngo bayiragize urukundo rwabo, bayiragize inshingano bagiye kwiyemeza muri iri sakramento ryo gushyingirwa. Tubasabire rero kugira ngo ibyo biyemeza bazabashe kubitunganya uko Nyagasani abibifuzaho. Ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima mwiza. Bemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yayo n'abavandimwe banashoboye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, mu byo niyemeje gutunganya, kuko narashoboye rwose icyo gituma n'Imana y'Umutagatifu cy'iteka abamarayika bose n'abatagatifu bose n'abavandimwe umusabire kugeza Imana yacu. Imana ishobora byose n'intore yagize ibyaha byacu maze izatugeza mu bugingo bw'iteka.
byongeye igihe kintu cyane ntikiragera. Mwabwira abaherezaga ati icyo babwira cyose mugikore. Hari hateretse intango 6 zibaje mu mabuye zagenewe imihango y'abayahudi yo kwiyuhagira. Intango yose yagekwamo inshuro ebyiri cyangwa 3 z'ikibindi. Yesu arababwira ati nimuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugera ku rugara. Yesu arongera arababwira ati ngaho noneho nimudahe mushyire umuteka w'ubukwe. Baramushyira. Umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera mu mazi yahindutse divayi, atazi aho iyo divayi iturutse, abaherezawe babonye ko bari bahazi, nuko ahamagara umukwe aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara kuhamagara agaheruka itari nziza. Uwo ariko wakomeje gutereka nziza kugeza ubu. Aho kandi mu Galileya niho Yesu yatangiye ikimenyetso cye cya mbere, maze agaragaza ikuzo rye, nuko abigishwa be baramwemera. Iyo yongeje n'agatifu shandukiye na Judith yibutsa uyu munsi uko gushyingirwa ari ubumwe, ari ubumwe bw'umugabo n'umugore, ari ubumwe kugira ngo bafashanye mu mibereho yabo, ari ubumwe kugira ngo barebe ko bikwiriye abo Imana ibahaye. Ubwo rero ibyo ngibyo iyo ari isakaramentu muri Kiliziya biba bibasaba ibintu bine mutagomba kwibagirwa. Icya mbere ni ubumwe, kubumwe, gushyira hamwe muri byose nta na kimwe gisigaye inyuma. Ubumwe. Icya kabiri ubudahemuka, ni isezerano mugiye kugira hagati yanyu, ariko nanone Imana imbere y'Imana. Kuvuga rero ko ubudahemuka ni ukudahemukira Imana mukayigomeraho, hanyuma kandi ubudahemuka Jean de Dieu ntayahemukire Judith agaragara kudahemukira Jean de Dieu, kudahemukirana. Icya gatatu uburumbuke. Uburumbuke hari ukubyara, ariko hari no kwera imbuto abandi, abababona, abo mubana, abo muri kumwe, ni uburumbuke byose. Kuko niyo bavuze bati kanaka yampaye urugero rwiza, ndavuga ngo yegereye imbuto. Yegereye imbuto rero uvuga ko namurumbukiye, namubereye umuha urugero, urumbuke. Icya kane ni ukudatandukana. Icya kane ni iki? Kudatandukana. Muri kukivugagaho kandi mutagomba kukivuga cyane. Muri Kiliziya abantu basezeranye nta na rimwe bashobora gutandukana. Iyo kumva bitazashoboka baratubwira ngo ubu ngubu muri aka kanya turi hano gutya, ndumva ntazabishobora, reka twikomereze misa bisanzwe, ibindi ntabwo turabijyaho. Twikomereza misa buri wese we undi iwabo, ariko iyo babitegereje ni ukudatandukana. Ubumwe, kudahemukirana, uburumbuke, kudatandukana. Ngiryo isakaramentu ry'ugushyingira. Ibyo muzakora byose bizabishingiye